njyewe rero buri Musanze nakiriye The Ben kugira ngo abanza kutuzi atuze. Murabona ndi guseka ibintu ndi kubabwira de serie. Oya ariko umuntu ntakakira umuntu mweba mwarezwe muti. Hanyuma rero arakaza neza mu nzira none yo kubikora uko bikwiye. Mugenzi wanjye Bruce nibaza ko wenda nubwo yavugisha ikindi kintu umuntu ariko mu mutima z'ukuri. Ikindi yarabajije niba dufata super manager nk'umuhanzi ngiye mufata nka murakoze cyane. Nishimiye kuba ndahangaha, nanishimiye ko namwe muhari mwakoze kuza, na Airtel yakoze cyane kudutumira no kutwakira. Officially Airtel ni umwe mu bafatanyabikorwa tugiye kugendana mu gikorwa twatangiye cya tour izenguruka igihugu, Summer Country Tour. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira, ariko baritegereje babona ntago bihagije, baravuga ngo reka Bruce Melody tumugire na brand ambassador wa Airtel. Rero nishimiye kuba mushyashya. So nishimiye kuba muri uyu muryango cyane, kandi akazi tuzagakora uko bikwiye. Nitwa Munyakazi, murakoze cyane. Murakoze cyane. Tugiye guhereza na The Ben ijambo. Thank you. Murakoze twumvike. Najya mushimire cyane Airtel byatari, kubera ko iteka buri gihe kuva bagera muri kino gihugu imyaka ibaye 100 basapotinga ibintu dukora. Amashi menshi kuri Airtel. We love you so much. Ndabashimira cyane kubwo kwizera muri twebwe, ndabashimira cyane kubwo kwizera muri tour. So thank you so much, kandi tuzabashimisha bihagije tu. Ngira ngo twatanga n'ijambo kuri Mr. Kenny akatubwira ibyatuwa ibikurikiyeho. Byishimo kuba dufite Airtel mu bitaramo byacu bya Summer Country Tour. Mwese mubizi ko birimo biraba kuva ubu ngubu kugeza itariki 4 z'ukwa karindwi, ku munsi wo kwihobora, akaba ariho tuzakora igitaramo cya nyuma i Rubavu. So twishimiye kuba Airtel nayo yajoyininze Summer Country Tour. Turashimira cyane ubuyobozi bwa Airtel, turashimira cyane marketing team yabo, kandi nizera ko ibintu tugiye gukora byose ubu ngubu bigiye kugenda neza kurushaho. Muri mwebwe arabajya bamamagara akanyenyeri udafite Airtel Money wapi? Bike ikibazo cya mbere kirabazwa. Badman. Sorry. So, Miss Super Manager nawe ababwire ibyiza amaze iminsi akorera Airtel, ababwire ibyiza bya Airtel mu magambo make. First of all,
I would like to take this opportunity and thank you very much, the Airtel, for appreciating my deeds and for, first of all, giving me the chance and opportunity of being the brand ambassador of Airtel. Before everything, I want to thank this. Bidahenze, ibirenze kandi bidahenze. Wakakanya ndashimira abahanzi b'abanyarwanda bakomeye Bruce Melody na Debeni n'abahanzi batwaye music yacu kuri international level. Of course tugomba kubyemera kandi nanjye kuba bavuze ngo super manager ugomba gukorana n'aba bantu izina ryanjye urumva ko nanjye baryuba. Murakoze cyane. Muyangane gato wabaza ikibazo. Okay, murakoze. Nitwa Emi nkorera igihe kwibariza The Ben na Bruce Melody kuba basinye muri Airtel ibyo ntabishidikanya kuko ni societe ya mbere itumanaho hano mu Rwanda kwa mugiye kubana nawo muri bitaramo ni igikorwa kinyamibwa ubwo ndebye ibyabereye Musanze ibihumbi birenga 15 by'abafana ibyishimo mwatanze ab'Inyagatare bo bitega iki noneho ko munabashyiriye Airtel buri mwenda ya ma comment murakoze. Murakoze. Ntago byari byoroshye kugira ngo iki gikorwa tugitangire birinde bigera hano nkuko muri kubireba cyangwa nkuko experience twagize mu bihe bitambutse abe Kigali ni Musanze tumaze gukora ibyabaye. Kuba dukora imiziki iryoshye byo nibyo tuzayibashyira ni n'imbaraga nyinshi kuba twongeyemo Airtel mu bintu dushyire abantu baturutse abantu b'Inyagatare. Njyewe rero buri Musanze nakiriye The Ben kugira ngo abanza nkwe kutuzi atuze. Murabona ndi guseka ibintu ndi kubabwira ndi seriye. Oya ariko ni umuntu ntakakira umuntu mweba mwarezwe muti. Hanyuma rero arakaza neza mu nzira none yo kubikora uko bikwiye. Ikindi kandi abantu bari Nyagatare mwitegure mwabonye experience twagiriye Musanze tubazaniye ibintu byiza bizima abafana banjye muze muri benshi n'abafana b'abandi bahanzi yewe n'abafana b'umuziki nyarwanda muri rusange murakoze. Bon ndongera nanone nshimire Airtel guys nandi kubwira chef hano ngo kuba bagera mu gihugu ba supporting the creative industry kabisa niyo mpamvu yabambere right now. So Nyagatare ibyabereye Musanze Nyagatare tuzabikora inshuro 7. I promise you. Kandi mugenzi wanjye Bruce nibaza ko wenda nubwo yavugisha ikindi kintu umuntu ariko mu mutima zukuri. So we gonna see how it's gonna go. Bareka nkimusubize ibyo byiza. Urubajije ko ndi kuva muri 155 nakumvise neza humura. Icyambere nkunze kubyisi bihuha. Waruvuze ngo kubera ko amaze kubaza ihangana. Uravuze ngo ntibyaba ari byo nk'ibihuha bimaze iminsi bivugwa ko ndi gusohoka muri 155. Ninjya gusohoka nzababwira kuko 155 n'abantu tubana neza n'abantu dukorana neza. Ikindi dufite byinshi dukorana nta nubwo ari ibi byonyine. Rero mwifata ibyo mwumvishe na hehe ibyo mbabwiye nuko akazi karacyagenda neza ndacyari muri 155. Ndi gukorana na Whatwave n'izindi ngufu n'ubundi ziyongera mu bintu nta mwuka mubi ntaki. 155 Whatwave Bruce Melody bari inyuma y'ibi bintu niyo mpamvu mubona Kenny hano ari presenting 155. Niyo mpamvu mumbona hano nk'umuhanzi n'ubundi turi ubundi umubona ntibari no kubimba murakoze.
Ikindi yarabajije niba dufata super manager nk'umuhanzi, njye mufata nka brand ambassador wa Airtel, cyane cyane ko aricyo cyatuzanye aha, mwibyimura. Murakoze. Badabahu, Shidagabahu. Super mufata nk'umuhanzi, super mufata nk'umu-influence ukomeye. It's a big deal, man. Yeah. Murakoze, nitwa Janvier, umunyamakuru wa Inyarwanda. Bruce, umeze neza? Felicitation kuri no deal. Nuvuga ko ari uri brand ambassador wa Airtel. Ben nawe ni brand ambassador cya wenda Airtel iradufasha kudusobanura. Hanyuma Bruce, amarembo aracyakinguye kuko twatangiye mufitemo ya societe yindi ubwo sindi kujya hano munyihanganire. Airtel nayijemo. Amarembo aracyafunguye kubyo cyo namuvuye Nyagatare akagira undi ubegera nawe muco kugirana ayo masezerano. Hanyuma Ben Nyagatare ndavuga ko ari mu rugo ni ku ivuko, hari agaseke witwaje hafi aho. Murakoze. Mwakoze cyane. Yarabaje niba amarembo agikinguye ku bandi bafatanyabikorwa cyangwa se nk'abantu babona dushobora gukomezanya urugendo. Amarembo arafunguye, mu byo dukora neza kurusha ibindi harimo no kugaragaza ibikwiye kugaragara. Reka wenda uyu munsi dutinde cyane kuri Airtel, arafunguye n'ibyo kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. We are here. Two more questions. Okay. Bon. Nyagatare hazaba ari show byatari, especially kuri njyewe rumva it's like a homecoming, and kindly ko nzaba introducing impano idasanzwe iri muri Bruce Melody as well. Of course baramwumva wenda ntibaranamubona, ariko I will be introducing to them a young brother called Bruce. So it's going to be an amazing show. Hari amahirwe ku bahanzi bakizamuka, ariko nigeze kumva nanyura mu kintu cy'uko Airtel ishobora kuzagaruka, event izagaruka nigaruka mwaka nk'uko twabivuze n'ubundi muri press conference. Hanyuma abahanzi barahari baraboneka buri gihe. Icyo dukoze natwe ni ukongera ingufu muri wave n'ubundi yo gusunika ibijyanye na business mu muziki nyarwanda. Rero ntago dushobora gukora twenyine n'ubundi. Buri munsi duhora dukeneye amaboko kandi abahanzi baravuka buri munsi, tuzakorana nabo. Murakoze. Yarabajije ku kijyanye n'abahanzi bashyashya n'inama mwabagira. I think Bruce yagisubije. Thank you everyone.